Bruce Melody akomeje kwinjiza amamiliyoni n'amamiliyoni kuri alubumu ye kandi itarajya hanze. Ese uribaza ngo arimo arinjiza gute? Abantu bakomeje kubyibazaho, ariko ndaje nkwereka ukuntu Bruce Melody ari igitangaza, ari munyakazi, azi ibintu bya business. Umuntu bari kumwe bita Coach Gael ndetse na Siwo Kenny ari ibitangaza koko. Abantu bazi business, ibyo barimo barabizi, ibyo barimo babirimo kabisa. Reka uze wirebere kuri Spotify kugira ngo wemere ko Bruce Melody ageze kure, afata amafaranga kandi album ye itarasohoka, mu gihe abantu bahugiye mu kuvuga gusa batazi ngo bihagaze bite size. Reka duhere kuri Spotify urebe se bimeze bite kuri Bruce Melody. Uye application ya Spotify ukajya kuri ukandikamo izina Bruce Melody, uraza kwirebera ese Bruce Melody ni muntu ki. Bruce Melody ese ageze he acuruza umuziki we, mu gihe abandi bakomeje kuvuga ngo indirimbo za Bruce ibikiri biki ngo zikomeje ngo kujya hanze umusubirizo. Ariko ndakumenyesha ko Bruce Melody we suko abifata, suko bimeze, ibyo arimo abirimo. Uraza kuri Bruce Melody umukandeho, ariko tunagusaba kumufollowinga by the way. Abana ko ngena mufollowinze, urabona ku kwezi arimo arakukirwa n'abantu 200,000. Ariko urumva nimba mu kintu. Aha, umanutse gatoya urareba umuntu bita Bruce Melody. Bruce Melody release in 3 days. No kuvuga ngo Colorful Generation 2025 upcoming album. Dekuze wirebera ukuntu umuhungu ageze kure akorera ikintu cyitwa ifaranga. No kuvuga ngo kugeza size, reba iminsi isigaye, amasaha, iminota ndetse n'amasegonda biragenda yibara ukuntu hano 5 5 5 kane bigenda bibara bimanuka. No kuvuga ngo kugeza ku munsi wa nyuma aho album ye azayishyira hanze, abantu bakomeje kubireba, abantu bakomeje kumukurikirana, abantu bakomeje kureba uko bikomeza bimanuka. Ari nako bagenda bazigura indirimbo, bagenda bakora iki, bazigura. For example anga yikoze preserved, ora preservinga bisanzwe nyine tuwa, ukaba uyibitseho gake gake yiyumvira. Ari naho abenshi bakomeje kugenda bayisharinga, kubera ko bagiye bayikura kuri zino mbuga, ndetse n'abandi bayiguze kuri ya listening party yakoresheje muri Kigali Universe, aho yumvishaga abakunzi be indirimbo azasora kuri album Colorful Generation. Bamwe bagiye bazifata bakagenda bazitanga, ariko ukuntu size bihagaze, harimo haravuga yuko hari bashobora kuba bazabihanirwa. Ariko Bruce ntago afite uwo mwanya, afite byinshi byo gukora, ntago afite umwanya kujya kuregana nawe ngo wacuruje indirimbo ye kuri YouTube ngo hehe na hehe warayisharinze. He don't care Bruce, he don't care. Ndakwereka buryo kino no Bruce Melody ibintu bye byageze ku rundi rwego. For example, iyi ni track list preview, urayibona. Track 1 Bruce Melody, track 2 Bruce Melody, track 3, track 4, track 5. Izi ni indirimbo ziri kuri album ye tuzabona ku itariki 17 nkuko yabitangaje. Dore hasigaye iminsi ngahe, iminsi 3. Aha, urabona indirimbo iyo foto ye yarasohotse, mwarayibonye. Aha, Nicki Minaj ari kumwe na Black Diamond, mwarayikunze cyane. Izindi ndirimbo komeza akazana Sowe, izo niza n'indirimbo yagiye asora ziri kuri album. Akaza track 18, track 19, track 20, no kuvuga ngo na bonus track When She's Around Funga Macho remix yakoranye na Shaggy. No kuvuga ngo Bruce Melody izi ndirimbo arimo aragenda zicuruza gahoro gahoro, ugenda uzigura wirebera gake gake. Hari n'abaguze za CD nyine kuri listening party ye. Mu bigaragara uno muhungu azi ibyo arimo. Mwitondera umuntu bita Bruce Melody, aracecetse muri no minsi, ariko afite ibyo acecekanye. Muraza kumubona mu buryo butandukanye. Mwibuka ijambo yigeze kuvuga ngo hari igihe ngo Grammy Award
muzamwitondere cyane. Bruce Melody ibintu byose ajya kubivuga afite aho ahera, afite facts za nyazo ku buryo ashobora kuza akazi kubwira ukaba wazumva. Yes, mu bigaragara amaze kuba umuhanzi mukuru, amaze kumenya icyo bita business, music business. Iyo mvuga ibya music business abantu bumva ururimi rw'umuziki baba babyumva cyane. No kuvuga ngo Bruce we naga gishyira imbaraga kuri YouTube cyane, gusa naho azishyirayo ariko atirengagije yuko hari izindi platform zitanga n'amafaranga cyane kurusha na YouTube, nk'iyi Spotify itanga amafaranga, Audiomack itanga amafaranga, n'izindi platform nyinshi cyane. Gusa mu Rwanda tutari twitabira, kuko nk'ubu ushobora kubwira umuntu ngo Spotify akabwira ngo nazi ibyo ari byo, ariko Bruce naga kiri umuhanzi wo mu gihugu imbere gusa, ahubwo ni international. Niyo mpamvu arimo gushyira imbaraga cyane uko ibihugu byo hanze bakoresha ano ma Spotify. Nk'abanyamuziki ndaje mbivuge, nimba utarubizi ubisobanukirwe. No kuvuga ngo indirimbo buriya nubwo tujya kwireba kuri YouTube, nago mbere yuko ujya kwireba babanje gukurwa na audio yayo. Mu gihe audio ari nziza, no kuvuga ngo uzirukanya vuga ati iyi audio ko numva ikoma, video imeze gute, ukavuga ati byibuze kajye kureba iyo ndirimbo ukuntu imeze. No kuvuga ngo Bruce Melody we yarabyivugiye ngo iwe arabanza agashyira imbaraga muri audio, hanyuma video yo nurwijyane mujya kwireba, nta n'ukubwiye ngo ujya kwireba. No kuvuga ngo audio yabaye nziza, video igomba nayo kuba nziza na rucabana. Niyo mpamvu Bruce Melody arimo gushyira imbaraga cyane muri zino platform zicuruza ama audio cyane, kubera yuko audio niyo icururiza umuhanzi bwa mbere. Buriya abanyamuziki nibivuga murabyumva cyane, ndetse n'abandi banashaka kumenya namwe mubyigireho. Kuvuga ngo umuziki ni audio. Akenshi na kenshi dukunda injyana turyohera mu matwi cyane, ntago ari ku maso. Injyana turyohera mu matwi cyane. Yego ubyumvise neza, abanyamuziki munguri cyane cyane. No kuvuga ngo injyana urabanza ukaryoherwa uwabanjije kuyumva. No kuvuga ngo audio niyibanza gufata isi yose muri rusange, kuko video yawe hari abantu bafite creativity za danger mu ma video, wowe ntabwo uzajya guhangana nabo ngo barushe ngo creativity za danger. No, wowe banza ukore audio ikome, hanyuma ubone gukomerezaho kuma video. Nicyo kintu kizagufasha, ariko audio yawe yabanje kuba nziza bizagufasha ko na video yawe yarebwa cyane. Urugero, hari indirimbo nyinshi cyane ko hari nk'indirimbo ziba zidafite n'ama video kandi zikaba international music, zigakundwa cyane hirya no hino ku isi. Yes, nk'indirimbo tuzi ntabwo twazikunze kubera ko twabonye amashusho yazo. Twazikunze kubera yuko twazumvishije. By the way, ndirimbo urayumva ukavuga ati yes, this is a music. Ngende turatsinze wawe wakugezagaho ibi byose. Icyo ngusaba ni gukora subscribe kuri channel yanjye turatsinze wawe, ubundi tugakomeza umunsi ku munsi tukwereka buryo ki izi ndirimbo za Bruce Melody noneho ziri ku rundi rwego. Ejo cyangwa se ejo ndakwereka video ikurikiyeho, ndakwereka ukuntu izi ndirimbo nawe ushobora kuyigura mbere yuko ayisohora, ukuntu ushobora kuyigura. Iryo niryo banga ejo nzabereka ukuntu ushobora kuyikuraho, ariko uyu munsi nangwere ukuntu ushobora kuyikuraho nzabikwereka kuri video ikurikiyeho. Kora subscribe kugira ngo dukomezanye kugeza ku munsi wa nyuma ino album igiye hanze, ubundi tukwereke amabanga utigeze umenya kuri iyi album. Byinshi cyane Bruce Melody yagiye atangaza, ariko tutari twemera kuba twabitangaza mu rwego rw'umutekano kugira ngo tutica hit iyi album. Ngende turatsinze wawe, reka tugaruke.